Mabuja mwarimu muhamagaye hano mu gikari cyanumvishe nabi. Akose wowe igihe cyose uzahamagara mabuja banza usuhuza. Banza usuhuza ariko. Mabuja suhuza wigira ubwoba. Fata neza. Umaze ute? Meze neza mabuja. Meze neza. Ya meze neza. Uri gukora ibiki? Nandi gutunganya imyenda ya boss. Ya. Nandi muri salle de machine. Nandi kumesa ntera ni pass. Si ibintu byawe byo kumesa kuko bizarangira ryari. Urumva? Niko kazi kanjye simubizi se. Ndabizi cyane ariko ndashaka kuguhindurira ubuzima. Ndashaka kuguhindurira ubuzima. Bite se mabuja? Mabuja rega nago njya mbasha no kumenya irindi zina niyo mpamvu ukunda kumva n'ubu ntabwo uri sanzura. Birangora cyane mabuja. Nzakora iki se base? Ntago nzi mabuja rwose buriya. Ngaho tuzi. Urabizi ndagukunda cyane, sibyo? Ngushyi mabuja. Ubwo utankunda wowe? Mabuja. Cyangwa se ufite twana dutoya mukundana? Mabuja ninjye Jacques, ndi Jacques. Umpamagara mabuja. Basi ngiye nguhamagara nguki? Sheri, hani. Sheri se? Utuzina ngutwo turyoheye amatwi. Wow. Wigira ubwoba. Birangoye. Excuse me. None se ko mbona watinze gukora ibi bintu by'amasuku ukabikora namaze kugera muri office. Ubwo rero akazi gashobora kuba kagiye kunanira umuntu yaba ashaka kugusimbura. Kuri hano hari ibintu byinshi byo gukora. Niyo mpamvu ngiye kuza kumbabarira. Okay. Ariko boss. Nashakaga kukubwira. Iki? Nashakaga kubabwira yuko nari ndimo numva abadani barimo kuganira. Nakwiri. Numvaga bari kuvuga yuko bashaka kubatwara imitungo yanyu. Imitungo se reka ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho ibyo ngibyo ni kwa kundi wenda abakozi baba bashaka gusebya abandi bakozi ariko se ubwo umuntu yatwaye imitungo yanjye ate? Hari ikintu kimwe nshaka kugusaba. Iki ese ma kandi nizere kuri bukimwe, sibyo? Ese mabuja basi ngiye mbita ngo iki? Mwambujije kuzajya mbahamagara mabuja. Ibyo bubiretse. Mva mubwire. Yego. Sinjira mu cyumba cya boss wawe. Ni ngiye uhakora ibintu byose. Okay. Ndashaka ko rero. Sibyo? Ariko mbere yo kubikubwira. Yego. Igira inambwira. Ndashaka. Ko ufite ubwoba? Ntabwo mfite mabuja. Come on. Alright. Ndashaka. Uzinjira mu cyumba cya boss wawe. Yego. Agiye ku kazi. Uri kumva? Urebe impapuro zose akoresha mu kazi. Niyo utasobanukirwa ibyo ari byo uzabinzanira njyewe nzabyirebera. Maze ubundi mbabwire. Nyuma yaha ibyo bintu nubinkorera nyine. Nzakugira umukire. Nzakubakira inzu mugurira ibibanza. Simukunda korora iwanyu. Mabuja dufite n'inka n'inkoko n'ibintu byose. N'utubenzi. Ingurube nazo zirahari. Iwacu aho mvuka tworora ingurube cyane. Uzaba umukire mu gace k'iwanyu. Sibyo? Uya ubitekerezaho cyane. Mabuja birandenze. Ubitekerezaho cyane. Sibyo? Mabuja. Tuzi. Sheri. Nyemerera ko ibintu ngusabye
uzabinkorera. Nzabikora. Icyo bizansaba cyose. Uzabikora Kubera wowe. insezeranye. Promise. Uzabikora ryari? Kuko ntabwo nshaka ko bitinda. Uyu umuntu ayikora vuba ikarangira. Ntabwo biri butinde kubera ko boss afite urugendo kandi ndisanzura ahantu hose. Urumva ko biri bworohe. Biroroshye. Mabuja wakongera ukamubira se? Urabizi. Atansiyo. Tubyumvikanye. Yego mabuja. Nzaguha icyo ushaka cyose. Yego urabyemerewe. Nzaguha icyo ushaka cyose. Sibyo? Hanyuma uzabinkorera. Urabinyemereye. Wow. Uri umuhungu mwiza. Dani ndamuzi afite yapana na madamu yaje ahangaha umuntu yitonda umuntu ubona ko akora ibintu byashyizeho mwete byo ntabwo ushoboka. Nukuri ntabwo mbabeshye. Numvishe Dani na Queen barafatanije. Ahubwo rero ukamubwira niba ari uko bimeze ukaba utangiye kuzana ibintu bimeze gutya byo kuvuga abantu muri kampani yanjye ntabwo byavamo ahubwo ubwo igihe ushaka gukoramo hano uzajya ukoramo ntarahagera. Nimba nahageze uzajya ubakorera ahandi. Nukuri ntabwo ndi kubabeshya. Oya ubwo genda ibyo ngibyo nzabyicungira nzabyirebera. Murakoze. Ako nyamara ibintu nari mbabwiye nibyo mu bitekerezo mwikorera igenzura. Nzabikurikirana ngewe ubwanjye nzabyirebera. Murakoze. Sawa. Seriza. Bite mani. Uri kumbwira ibintu byinshi ntabwo ndi kubyumva. Meze bite? Wagiye ureka. Ngiye ndi kukubwira ngo. Ndabizi ukunda Kamariza? Ya ndamukunda Kamariza. Cyane kandi. Nawe urabizi. Subiza ko atagukunda. Oya se ako sako kamushyize muri aka ngoma. Karagaciye mushaka kubahuza rero. Ariko nkabahuza nanjye unkoreye aka kantu. Ushaka kuduhuza? Ngaho se sha. Kandi wowe bigiyemo kubera uri muri umunawe. Biri easy. Cyane. Kuba nakwigarurira Kamariza. Ubwo rero bwira nanjye mbahuze. Hari akantu ugomba kunkorera. Njye nta kintu ntakora ku bwa Kamariza. Nta kintu. Araswear to God. Nta kintu ntakora. Naragerageje biranga ariko inguni yose ntabwo. Ndahari rero buno ndahabaye. Ngambwira. Byifashe gute? Kano kantu ncabiro kankorera guze nandi ndakamariza. Okay. Agaki rero sasa. Kamariza hari imitungo mu rugo basize bamwanditseho. Imitungo? Ndashaka kugira ngo mbahuze numara gukundana yagukunze byanyabyo. Sanshakira impapuro zinzanire. Hari ibintu nabashije kumva neza. Kamariza hari impapuro ababyeyi banjye bamwanditseho. Ramiza ntabwo ari wacu ntabwo tuvukana mu nda. I know. Ibyo nta nubwo bikorera kwanza. Ndashaka kugira ngo nimumara gukundana uzamwaka impapuro uzinzanire. Ibindi nzabyikorera. Si ibintu byoroshye. Ngufashe. Ukundane na Kamariza. Are you sure? Sure. Nje nta kintu ntakora ku bwa Kamariza. Kandi urabizi ko ngerageza nubwo bidahagije ariko hari aho mbasha kugera kuri Kamariza. Ubwo rero bambe ndakeka wabyumvise. Utazigira ngo murakundanye ngo ibyo ngibyo ugiye kubyora bitewe n'urukundo. Nahita mushyira hasi n'ubundi ntabwo mwamugikundanye. That is promise. All right. Bizeye. Nanjye nkijeje yuko nta nubwo binanguye. Impapuro ari ishuri abizi neza ko zifite. Impapuro zonyine nizo nkeneye. Niba zifite n'urucabana. Kuguhere umunsi nanjye ngiye kujya mu byaro. Nizere yuko abagabo basezerana rero bahurira. Ubwo se uratekereza urwo rukundo ariko rufite agaciro kurusha zera mpapuro nkeneye. Okay. Nanjye ndi mu nyungu zanjye. Nkunda Kamariza urabizi. Ku nyungu z'inka. Kandi cyane. Nanjye gende musange. Aho ngaho turumvikanye. Reka dukorane mu kiganza nk'abagabo. Nkwemereye yuko nzabikora. Ariko nawe ubigumishe mu ntekerezo n'isezerano pe. Kandi nkwemereye yuko nzabikora nkuko tubisezeranye. Isaha nk'iyi. Tuzankinisha kira ni ikintu gikomeye.
oya ntabwo ndi gukina n'urukundo rwanjye hagati nanjye na Kamariza. Tata gusanga ahangaha. Tata gusanga ahangaha akagira akamenya ko hari ikintu mfitanye nawe turi gupanga njye nawe. Akabigasekwa nk'akeza koko. Harya ngo ukeneye impapuro? Uramutse umenye plan mfite nta nubwo wangaruka mu maso. Bagiye gusobanukirwa undi we. Ariko ufite ikihe kibazo? Uri kumura n'amashishita ubona ufite ikihe kibazo? Aya makosa singiye. Dani. Igihe icyo ari cyo cyose uhora umvanga buri munsi. Ese kuvuga gute wowe uvuga utobore? Urubizi neza ko. Iki se? Ubotaje byo gufuha. Oya ntago ari gufuha. Wari uzi ko diru zawe zose. Iki? Diru zawe zizabaye iki? Bwira ariko wininze. Boss yabimenye. What? Boss? Kutunguwe. Ese kuki ufata ibintu by'agaciro ukabikiniramo wowe? Kubera iki? Kanimba yamenye none mu boss uri kuvuga ariko. Ibi byose ni boss Kanimba uri kuvuga? Boss wanjye. Dani. Ibi byose niwe wabikoze. Wihaye gutereta abakobwa bose bo muri iyi kampani. Ubu ntago ari Kamariza wabibwiye. Si we wabivuze. Si we. Utansubira. Mani. Urandakaza Dani numva nakwi. Sose yagikuyemo ishishi. Dira se si yangu yamani. Reka wabyumvise. Nabyumvise cyane kandi biri ku mutima. Ndabona murumuna wawe waje umvase. Wahita tugahoza kuri phone se ugasigara ugana n'umuvandimwe. Ntari. Kari biteze. Akwa mukobwa umaze kwigira agashinze. Ntugire ngo ibyo mwavuze byose nabyo. Nabyumvisha byose kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma. Gusa umenye yuko sinzatumugira na kimwe ukora. Uko wabivuze ubiraguma mu bitekerezo byawe gusa ariko ntabwo nazajyana kimwe ukora ishinze gusa. Ntabwo agomba kunkanga. Gukorera iki aka kanya? Umva mubwire. Mbabare musabe ikintu bwa mbere n'ubwa nyuma. Mbabare mumenye neza umuntu waba warahaye boss amakuru. Ubundi bindi ndabyibuka. Njye uri ubimenye cyane wowe? Akoze hari ikosa nari tuwari wamfatiramo. Ariko sinjye hari ubukoti na bumwe ari wambonamo wowe. Kuki ufata ibintu bizima ukabizana mu bucucu? Urukundo rukugira ikigoryi. Nose ugiye kunyitakana? Nunyitakana badufungana twese hamwe. N'amafaranga tuba turayaho. Kampani tuba turayaho. What can we do? Okay. Wewe menyera umuntu warahaye amakuru boss. Uri kumvuna. Ibindi ndabyikuru uri kumvuna. Wewe umenya gusa. Baba rugende wihuse. Umenyera uwo muntu wahaye boss amakuru. Ibindi ndabyikurikirana. Uretse ibi ntabwo bikubabaje kuruta uko bibabaje. Nitindara abandi bari mu byumva. Okay. Byiteho. Mbona bikurikirana. Please. Kandi amasaha sinzongera kubona irindi kosa. Nari kosa amasaha 2 umaze kunyona bikoze.